Yesu arabasubiza ati, ni ukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha ari imbata y'ibyaha. Imbata ntiba mu rugo iteka, ahubwo mwene nyirarwo niwe urugumamo iteka. Nuko umwana nababatura muzaba mubatuwe by'ukuri. Yohana igice cya 8 umurongo wa 34 kugeza ku wa 36. Reka nongere ngushimire inshuti muvandimwe ukiduteza amatwi no munsi, ngushimira ko n'uyu munsi utarambiwe gutega amatwi igitabo cya Zaburi. Uyu munsi turakugezaho Zaburi igice cya 7, ariko mbere yuko dutangira ndakubwira igitekerezo cy'umusore ngo wari mwiza cyane akitwa Narisisi. Narisisi yari umusore mwiza cyane w'igikundiro wigeze gutembera ahantu henshi ngo ashaka umuntu wo gukunda nawe akamukunda. Ibi ngo byari nyuma yo kwanga umukobwa witwaga Eko. Ngo umunsi umwe yagiye ahantu ku mugezi, abonamo isura ye nk'uko twireba mu ndorerwamo, abona ukuntu ari mwiza, abona arikunze cyane ku buryo ngo undi muntu wese yari gukunda yari kuba amugiriye impuhwe, kubera ko ngo yabonaga ko nta wundi muntu mwiza ubaho uretse we wenyine ku isi, ngo niwe muntu rukumbi wabonaga ko akwiye gukundwa. Iyi nkuru ivuga ko yakomeje kwireba ubwiza nka kamwe muri bwa bushwiri iri muri ayo mazi, maze yanga kwikuraho amaso kubera uburyo yabonaga ukuntu ubwiza bwe bwari buhebuje. Nyuma ngo byaje kurangira arohamye muri uwo mugezi kubera uburyo yakomeje kwirangariraho. Aho hantu yarohamye ngo haje kumera ururabo maze barwita Narcissus. Ikaze mu kiganiro. Ubushize twari twarebeye hamwe Zaburi igice cya 6, igice bivuga ko ukwiriye kukivuga kugira ngo imigambi yo kugira nabi mugenzi wawe ikuvemo. Aho twabonye neza ko ibi atari bishya, ariko kandi Timoteyo atugira inama ati abantu bameze batyo ujye ubatera umugongo. Uyu munsi rero noneho turarebera hamwe Zaburi igice cya 7, Zaburi uzavuga ikazana ihumure mu muryango wawe, bityo ukagira umugisha wo kutagira abajyanama benshi mu muryango, kuko burya ari nabo bawusenya. Mbere yuko ngira icyo mvuga kuri iki gice, reka mbanze nkigusomere maze twimbike mu kiganiro uyizi. Uwiteka Mana yanjye ni wowe mpungiraho, ntabara nkiza abangenza. Urya muntu iye gushishimura umutima wanjye nk'intare, awushwatagura ari ntawe untabara. Uwiteka Mana yanjye, niba naragenjeje ntya, niba amaboko yanjye ariho ubugoryi, niba narituye inabi uwo twabanaga amahoro, ahubwo nakijije uwanteraga ampoye ubusa. Umwanzi agenza umutima wanjye awugereho, akandagirira ubugingo bwanjye hasi, ashyira ubwiza bwanjye mu mukungugu. Uwiteka, hagurukana umujinya wawe, wihagarikire kurwanya gushega kw'abantera, kandi unkangukire washyizeho urubanza. Nuko iteraniro ry'abanyamahanga rikugote, nawe usubire hejuru yaryo. Uwiteka aracira amahanga urubanza. Uwiteka, uncire urubanza rukwiriye gukiranuka kwanjye n'ukuri kundimo. Ububi bw'abanyabyaha bushire, nawe ukomeze abakiranutsi, kuko Imana ikiranuka igerageza imitima n'impyiko by'abantu. Ingabo inkingira ifitwe n'Imana, ikiza abafite imitima itunganye. Imana ni umucamanza utabera, ni Imana igira umujinya iminsi yose. Umuntu natihana izatyaza inkota yayo, umuheto wayo imaze kuwufora irawutunganije, kandi imwiteguriye ibyica imyambi yayo, iyikongejeho umuriro. Umunyabyaha aramukwa ibibi bitagira umumaro, inda yasamye nigomwa abyara ibinyoma. Yarimye ubushya acukura uburebure, agwa mu ruhavu yacukuye. Igomwa rye niwe rizagaruka ku mutwe, urugomo rwe ruzagwa mu gitwariro cye. Nzashima Uwiteka nk'uko bikwiriye gukiranuka kwe, nzaririmba ishimwe ry'izina ry'Uwiteka usumba byose.
uretse uwaba afite ikindi kibazo, umuntu ahava akagera iyo agiye kuva mu rugo iwe aritegura mu bushobozi bwe, agakaraba, akambara neza, akitera imibavu ihumura neza, kugira ngo twese nitumubona tumubone neza, tubone ko ari umuntu mwiza, nyamara burya ntibiba bisobanuye ko inzu yayisize isukuye. Nta wantera amabuye ndamutse mvuze imyitwarire ya buri umwe muri twe inyuranye natwe ubwacu. Uwavuga kandi ko twese tubaho ubuzima bw'ibinyoma bisa nkaho twese twamaze kwemeranyaho, sinaba mbeshye. Kubona waraguze imodoka nziza cyane ugendamo, nanjye nkaharanira gukora cyane ngo nyigure, burya koko bitandukaniye no kugira ishyari? Oya, abakristo ngo babyita ishyaka. Gusa sinkubangamire, igisubizo kiri muri wowe. None se kuba duhurira mu nsengero hirya no hino tukaramukanya tuti Yesu akuzwe cyangwa ashimwe, padiri yatubwira ati nimuhorane n'Imana, natwe tuturayihorane nawe, yagira ati imitima yacu nihugukira iby'ijuru, natwe tuti tuyerekeje kuri Nyagasani, bisobanuye ko twese turi beza? Cyangwa ni script twanditse mu mitwe yacu maze ikinamico igakinwa umunsi ku wundi? Sinzi niba ukiri umwana warigeze kujya uhura n'abantu bafite uruhu rwera, abo twitaga abazungu, maze agahita amwenyura cyane nk'aho muziranye, nawe ugahita umwenyura ndetse ukamukurikira ukagira ngo arakuzi cyangwa aziranye n'ababyeyi bawe. Iyi Zaburi nubwo kuyivuga kenshi izana ihumure mu muryango, ariko ntikuraho icyo twakwita personalite. Personalite ni iki? Iri ni ijambo ushobora gukoresha uvuga imiterere karemano ya buri muntu. Rikomoka ku Kilatini persona, bisobanuye maske cyangwa se umwambaro uhisha isura. Twese uko twakabaye mu ruhame twambara amasura atari ayacu, kandi bitugirira umumaro munini, kuko mu by'ukuri turamutse tugaragaje abo turi bo ba nyabo kandi tukavuga ibyo dutekereza byose, twabangamirana hafi ya buri wese. Kuki dukora isuku aho dutuye iyo turi bugire abashyitsi? Kuki iyo uri buhure n'umukunzi witunganya, ukagura akenda gashya, ukagura imibavu ihumura neza, yewe ukaba wahindura imvugo n'imigendere? Byose bibumbiye mu kintu kimwe cyitwa kwigira mwiza. Ubyumvise neza, ni ukwigira mwiza cyangwa kwiyoberanya, hagamijwe kutabangamira bagenzi bacu ndetse no gusiga isura nziza mu maso y'abandi. Mu Kinyarwanda cyiza byitwa uburyarya. Ibi byumvikana nk'aho ari bibi kubera ko ari ikinyoma kubo turi bo ba nyabo. None se iyo wambaye neza, uhumura neza, utambuka neza ndetse umwenyura neza n'imvugo nziza, utekereza ko buri ari bwo buzima ubamo bwa buri munsi, cyangwa hari imyitwarire nahimbye kugira ngo mbane namwe amahoro? Iyo wigeze gukora ikintu kibi, rimwe na rimwe haba hari amahirwe menshi ko ushobora kuzongera kugisubiramo rimwe cyangwa kenshi mu gihe kizaza. Ikidutandukanya n'inyamaswa ni ugushyira mu gaciro. Ntawe urabwiriza umwana ngo rira kandi urire cyane, mama warahita aza kuguha ibere. Nsoza iki kiganiro, ndagerageza kukubwira ko uko wakwitwara kose ngo tukubone uko ushaka ko tukubona, atari byo bizazana ihumure muri wowe cyangwa mu muryango wawe. Nubwo wasoma Zaburi igice cya 7 inshuro 70, ikizazana ihumure mu muryango wawe no muri wowe ubwawe ni ukwibwiza ukuri wowe ubwawe, ndetse ukabigira inshingano yawe, ukaba uriwe mu muryango wawe, bityo ubwo Yesu agiye kuzagaruka vuba azishimire kuvuga ati injira mu munezero wa sobuja. Bityo ubwo Yesu agiye kuzagaruka vuba azishimire kuvuga ati injira mu munezero wa sobuja. Ni nansoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Wakoze cyane kubana natwe ukadutega amatwi. Gira amahoro.